mfite amakuru ko ushobora kuba uri umukobwa wa Ndimbati wakabaye yaradukunda Nyandwi Ndimbati. Yego. Yes, nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe kuri channel bita Mimi Nyawe TV. Ndabasuhuje mwo karamamwe abakunzi ba Mimi Nyawe TV. By'umwihariko yakoze subscribe, like, views na share inkunga ikomeye. Wowe utarayikora nkusaba kwigaya. Hano imbere ya kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza ngira ngo mwese mwamubonye. Umukobwa ureba neza, umukobwa ureba icyoroshye. Ndagira ngo muhereze karibu imbere ya kamera mu bakunzi ba Mimi Nyawe TV abashe kuba yabibwira. Umukobwa mwiza wiriwe neza. Ndakwakiriye kuri Mimi Nyawe TV. Wakibwira abafana bagukurikiye? Amazina yawe? Nitwa Iradukunda Nyandwi. Iradukunda Nyandwi. Kandi ko cyitwa Ndimbati kandi mfite amakuru ko hari umuntu waba waraganirije ukamubwira ko witwa ko uri umukobwa wa Ndimbati. Sorry. Kandi nakubonye kuri Musana TV, nkubona kuri Slim Jesus, nkubona kuri Joyeuse TV show. Uri umukobwa wa Ndimbati. None kubera icyo utiswe Ndimbati nkuko bisanzwe ngo ube uri umustar nawe ubu none aha ngaha turi kuganira. Nyine navuze amazina yanjye bwite ari mwirangamuntu. Ariko nyine ni na Ndimbati niryanjye. Nkuko bivuga se koko waba uri umukobwa wa Ndimbati cyangwa ni show nka bya bindi bya Joyeuse yikundishwa kuri Juno? Oya, ndi umukobwa wa Ndimbati. Ndimbati se yababizi ko bya umukobwa mwiza nkawe? Ntago namenya niba bizi, ariko nanjye icyo nshaka kumenya kugira ngo amenye nk'umukobwa we. Ya no siko witonda kandi Ndimbati yazweho ubusazi. Birashoboka ko waba utaruwe kabisa. Hari ukuntu ubugeze ahantu bwa mbere ugahura n'abantu bwa mbere nyine ukabitwaraho biraho bisanzwe ukabereka ubwana bwiza ufite ariko yomenyereye ndi umusazi biyo. Uravuze ngo watinye Mimi Nyawe ariko ubusanzwe uri umusazi. Ndi umusazi. Ntago Ndimbati ajya byara abasazi rero wibeshye. Byashoboka ko ndi umwe mu bo yabyaye babasazi, wasanga ari njye wa mbere ujemo mu basazi afite. Aha, noneho reka mbabwize ukuri bakunzi ba Mimi Nyawe. Uyu munsi ni show ya danje kabisa, nabazaniye Mimi Musambira kuri Noel, kuri Pastor Noheli. Noneho uyu munsi nazanye Ndimbati. Ndimbati wo kabyara witeguye ute kwakira umukobwa w'inkumi utareze, utanazi ko yaba yarigize kubaho. None se uzishima bingana iki nubonana na Ndimbati ari we papa wawe? Nzabyishimira cyane kuko nzaba mbonye papa. Kuva ndi umwana kugeza ngeze iki gihe ntabwo nari namenya niba se koko mfite papa nk'abandi bana. Sindahamagara izina papa. Sibura se ufite icyo cyifuzo cyo kubonana na papa wawe? Yego. Biroroshye kuba papa wawe ari icyamamare nka Ndimbati, nta kuntu utabonana nawe. Nugufatikanya ibinyamakuru byose bishoboka, Back to Big Town TV, ba X-Raj, tugafatanya na ba Slim Jesus bose na ba Musana nkuko n'umundi mwakoranye, tukabasha kugushakira Ndimbati akabasha kuba yavugana nawe. Ariko nawe nizere ko utatubeshya, kanizere ko ari by'ukuri. Nababara cyane nsanze uri kubesha utari umukobwa wa Ndimbati, ariko harimo n'agasura. Buriya wahaguruka ukerekana n'abakunzi ba Mimi Nyawe TV, garuka Ndimbati agenda imitego kandi nawe nza kukwakira hano nabonye ugenda imitego. Mushobora kuba harimo akantu. Ngiye nkibona ukuntu ugenda imitego nahise nizera ko ushobora koko kubura umukobwa wa Ndimbati koko nta gushidikanya kubayo. Bakunzi ba Mimi Nyawe rwose ngiye iyi mitego ndabona ari ya Ndimbati. Okay, wagaruka ukiyicarira muri kubibona ngira ngo namwe kuri kamera ntawo nabahishe, naberetse byose ngo muzamfashe namwe mugire icyo mubivugaho. Ndimbati aho uherereye hose usabwe kwitaba ukibona kino kiganiro ukaza ugahura n'umukobwa wawe. Kudaseka kandi ugiye guhura na papa. Bana bikubabaje? Oya, nuko ntari namubona ariko niteguye kumubona. Ndabizi neza ko ugomba kumubona kuko Ndimbati n'ubundi ntago ari ibintu birenze kuba wamubona. Ni umuntu usanzwe, ni umuntu tuzi wo kubyara n'ubundi. Muri yajyaga byara impinja ariko nshimishijwe no kumubona yabyaye umuntu ukuze kabisa. Ibintu binejeje cyane. Kuko Ndimbati n'ubutaha gusa Ndimbati yemera abana bigoye. Ariko weho murasa kubyemera ndumva nta gushidikanya ko weho ntazanagora abantu. Kabisa Ndimbati ugomba kuzukubana n'umukobwa wawe ugatangira gufata inkwano kuko ndabona yaranakuze, ashobora kuba yaratangiye guteretwa. Usa nta gahungu kagutereta muri no minsi. Oya, nta rukundo na ruke nigeze mbona. Rero ntago natangira guteretwa. Ntarabona urukundo. Nase niba Ndimbati ataragukunze na mama wawe ntiyagukunze? Ntago umubyeyi umwe yagukunda gutyo gusa kandi azi neza
ko papa we atabasha kumubona mbese mutahura gutyo. hagati aho wambaye neza ndimbati ashobora kuba aguha amafaranga mu ibanga ahubwo akaba ari ngewe uri gufera. ntabwo wakambara gutyo uri umwana w'umugore, ntabwo bibaho. cyangwa ukaba ufite ubundi bufasha ku ruhande twe tutaramenya. nta bufasha mfite njyewe ubwanjye nyine tu ni papa nk'iyi mama. ndetse niba atari ibanga ufite imyaka ingahe? 17. ndimbati kashaje kandi koko n'imisatsi yatangiye kuzamo imvi we. gusa ikintu nakubwira ntucike intege, buriya bundi cano yanjye yubaka ingo z'abantu zigakomera. Murambwira abantu ngo we mugabo n'umugore niba mutabanye neza abana banyu bazabigiramo ingaruka nguko nyine ndimbati na mama wawe batabanye neza wowe ukaba uri kubigiraho ingaruka. wambwiye ko iwanyu ari muri Huye, sorry ndibeshye, ubu ngubu uri kubarizwa muri Ndera. mukuri ntabwo muri Ndera ari iwanyu, uri kuhabarizwa kubera ko ari uguhiga ubuzima. bivuze ngo kuko umuryango wanyu utabanye neza byatumye uva muri Huye mu muryango w'iwanyu ujya guhiga undi muryango waboneramo amahoro. niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo wowe mubyeyi udafashe umwana wawe neza ingaruka zizagaruka ku mwana wawe wabyaye. ntabwo ingaruka zizaza kuri uwo mubyeyi kuko buriya rega umubyeyi arabyara agaterera iyo ngo harera Imana. ababyeyi ba kera bakitubyara njye ndashaje ntabwo ndi mu rungano rwawe, ndi muri za 30 na urabona ko nkuze nawe uri kubibona n'imvi zatangiye kuza. urumva rero mu myaka yacu wabyaraga umwana ngo ni harera Imana, ngo bapfa kurera, ngo kanzu uraheba, amazina adashinga urumva. ariko ibyo ngibyo byose twarabirenze. ubu ngubu baravuga ngo wa mubyeyi we usabwe kubana n'umwana wawe neza, ukabana n'umugore wawe neza kugira ngo mubashe gufasha abana mubyaye. mpamye ko ntabwo ari wowe mwana wenyine uri mu rugo, ufite abandi bana uvukana nabo. ariko maybe ko mwaba mudahuje papa kuko we wambwiye ko ndimbata kubyara uri umwana umwe. ntabwo abo bana muvukana muzigera na rimwe muhuza kuko mudahuje ababyeyi bose, sibyo? rero ikintu nabwira mama wawe namusaba gukoresha imbaraga akagerageza kukwitaho, akagerageza gukoresha ibishoboka byose agahura na ndimbati. ariko nta nubwo ari ngombwa ko mama wahura na ndimbati kwanza. ndimbati afite ubwenge, aratekereza n'umuntu w'umugabo, agomba gufasha uwo yabyaye. nta n'impamvu n'imwe gute twebwe tuzajya twirwa duhiga abana tubabatarura nk'aho twafatanyije kuryamana na ba nyina b'abana. wewe kubera icyo ubyaza umuntu ntugira n'ubwenge ngo uvuge ngo kwa runaka nabyayeyo nkeneye kujya kureba umwana nabyaye. ese niba nararyamanye n'umuntu nta nubwo natekereza ngo mvuge ese ibyo nakoze nta ngaruka zavuyemo cyangwa nta nyungu yaba yaravuyemo? ukaryamana n'umuntu ugaterera ukigendera. kuki abagabo bakora amafuti nk'ayo ngayo warangiza ukabikora ugakora n'ubugoryi? ubwo ejo bundi nzajya kumva numve papa Sava yanze gushaka umugore, numve nawe ari kuvuga ngo ngo nabyaranye ngo na runaka bamuzaniye umwana nawe nk'uko kose ndimbati turi kuhamagara ngo uze dusobanure uburyo ki yabyaranye na mama wawe. twumve papa Sava bari kumurega ngo nawe yabyaranye n'undi muntu. mwakubatse ingo zanyu zigakomera aho kujya mwirwa mutera abakobwa ibibazo mubatera amada mudafasha n'abo mwabyara. none se ubumbwiza uguru basi wabashije kujya ku ishuri? wapi nta na rimwe yagiye. unyihanganire mukobwa mwiza, njye iyo ndi kuvuga ibintu bimbabaje ngira n'umujinya mwinshi. unyihanganire pe, nizere ko nta guteye ubwoba kuko ndabona wacecetse cyane birenze. iyo bigeze ku kintu cyo kwiga ndababara cyane kuko sinigeze nkikora. ubwo rero nyine biri mu bintu byambabaje kuva nabaho. none se mu buryo bwo ariko sorry ntago ndi kukwinjira mu buzima birenze. ku myaka yawe 17 n'umunani, ku myaka yawe 17 uramutse ugize amahirwe yo kujya mu ishuri ukabona umuntu ukurihira Ndimbati akavuga ati nabimenye kuri umwana wanjye nkererewe, wakemera gusubira mu ishuri ugatangira nta pfunwe byagutera ukiga, cyangwa se wahitamo kujya kwiga umwuga wakubeshaho? najya kwiga kuko iyo wize ubasha no kumenya ibindi bintu. kwiga kudoda bisaba kwandika ndetse n'ikindi kintu urabasha gukora nyine nko kwiga ibintu byo gukanika ibintu nk'ibyo. uravuze ngo wakiga umwuga wenda wagufasha kwiteza imbere kuko urabona warengeje igihe, ntago wajya mu wa mbere cyangwa se ngo ujye muri gardienne. ariko ushobora kujya kwiga umwuga wagufasha kwiteza imbere. kuracyari umwana muto ukeneye kubaho neza. tugenda tugana ku musozo nakubaza ngo mu mitekerereze yawe
uba wumva Imana iramutse igufashije ugahura na Ndimbati ni irihe jambo wamubwira cyangwa se ni cyo cyifuzo wamugezaho? namugezaho icyifuzo kivuga giti namukunze nk'umubyeyi wanjye ntari namubona, ku inshuro mubonyeho mukunzeho birenze, ariko nkeneye ko anyitaho nk'umwana we. Bivuze ngo ukeneye kwitabwaho nk'umwana ufite papa we. None ni ikihe cyifuzo wageza ku banyarwanda, ku rubyiruko rwahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo? Nihe nama warugira? Kuko twaganiriye kuva kare nsanga mu buzima bubi wagiye unyuramo ntabwo wigeze ubyara ngo ubyarire mu rugo nk'abandi bose, ngo ubashe kuba washukwa uhure n'ikibazo runaka, umutego wo gusambanywa utagejeje igihe bitewe n'uko wenda wahuye n'uburere buke. Ni iki wagiraho inama urubyiruko bagenzi bawe? Ni ubuhe bwenge waba warakoresheje kugira ngo udahura n'ibyo bibazo byose? Kwirinda ibintu byatuma mpura n'abahungu, kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ntaha ijoro, bikansaba ko naba nahuye n'ibiyobyabwenge. Rero rubyiruko rungano rwacu mu gifite ababyeyi babarera mwembi, ndabasaba inkunga y'amasengesho ngo mumfashe dufatikanye mu mbaraga nkeya dufite twese, turebe ko uyu mwana w'umukobwa twamubonera papa we ari we Ndimbati, akabasha kubaho mu munezero nk'uko natwe tubayeho. None uzabyakira gute mu buryo Ndimbati naramuka kubajije ngo kubera icyo utanshatse mu ibanga ukajya kuntangaza mu binyamakuru? Kuko ndizera ko iki ni ikinyamakuru cya 4 ugiye kunyuraho uvuga ko Ndimbati ari papa wawe. Nahereye kera cyane mushaka, navuye mu cyaro yongera ngo ngenda mu mujyi ngewe nawe mpure nawe gutyo gusa mbimubwire, cyane ko banavuga ko musa, ariko byaranze kumubona rwose, naramubuze pe. Ariko murasa ko nakoze nahamagaye kuri Kiss FM, byaranze. Urareba uti nta bundi buryo busigaye uretse gukoresha ubu buryo bwo ku ma YouTube, kuko nzi ko papa akunda kunyura ku ma YouTube kuri Zacu TV kwa Papa Sava, ngo wenda ishyiriho kumuhigisha uruhindu, umuntu akamubona akamuzana ukabasha basi kunezerwa, kabone niyo wamwita papa umutsi umwe, kabone niyo watabyemera, ariko nawe nubwo yanabikora n'umuntu w'umugabo afite imitungo abayeho neza, nta bukene afite ku buryo yakwanga kwemera umwana yabyaye. Rero ndimo nsoza mbwira abanyarwanda ko intego ari yayindi, ari ukubaka ingo z'abantu zigakomera, tugafatanya tukagabanya ibyaha nk'ibi ngibi byo kubyara abana tutazarera, byo kubyara abana ntitumenye aho bari, kugira ngo tubane neza, twubake umuryango nyarwanda uhamye, twirinde ibizazane, twirinde inda zitateguwe, dushingira abana bacu ku gihe, tubashe kwambara amakamba nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Aba diaspora, aba fans banjye aho muri hose, ndabasuhuje mwoka byara mwe kuba nkiriho no kubera mwebwe, ubuntu bwanyu bukomeze buganze, gahunda ni yayindi no gutera imbere, ndacyari kumwe namwe, ndacyabakunda, muri abagaciro kuri njyewe. Wasezera abafana tukazasubira ubutaha, Imana idukundiye. Mwakoze guhora nanjye. Ubwo ngubwo umuntu uzakenera n'umukobwa kumufasha kuba yajya mu ishuri, kumufasha kuba yahura na Ndimbati, contact kuri Mimi Nyawe TV ziriho. Ciao ciao, nakagaruka, bye bye, see you.